KT Radio. KT Radio. Real talk, great music. KT Radio ndata ndarandota nta matage uritabaza. Nyirimitako ntabwo nteshaguzwa nkurata kuko abagukurikirana warabatuje. Nkuko twabibabwiye uyu munsi turakira umubyeyi Maria Yohana ku murongo wa telefone. Ndizera ko turi kumwe. Muraho? Amahoro. Yewe turi amahoro. Twishimiye rero kuvugana namwe kuri uyu munsi. Ni umwanya w'ikiganiro Nyiringanzo twahariye abahanzi bakuru, abahanzi bo hambere. Yaba bariho ndetse n'abatariho bose tugomba kuzirikana uwo musanzu bagiye batanga ku gihugu mu mitekerereze mu bintu byinshi mu buryo mu ngeri zose. Umuhanzi aba ari umuntu ukomeye cyane. Nawe rero twifuje ko tuza kuganira kuri uno mugoroba. Yego. Ubwo ndakeka mwarabyakire neza ko kuba mwaremeye n'ubutumire bwacu turanabashimiye. Yego. Ubu rero nubwo nabwiye abantu ko ari wowe, bwo ni byiza ko umuntu ari we wibwira isi iteze amatwi KT Radio. Ubu reka twiganirire no kwibwira isi nzi ko byagera y'ijyanjye. Oya byahagera. N'iby'abato. Byahagera kuko kubera ikoranabuhanga dusigaye twumvwa n'abantu bose n'abari mu mahanga batwumva. Yewe nitwa Mukankwanga Maria Yohana. Yego. Nibyo bakunda kuvuga ariko ubundi mu ndangamuntu handitse Marie Jeanne. Mukankwanga Marie Jeanne. Ubwo Maria Yohana byavuye kuki ko mpise ngera amatsiko? Ego ni Marie Jeanne, nuko ari mu Gifaransa Marie Jeanne. Ni Marie Jeanne. Maria Yohana. Yo. Ubwo iri abenshi bazi ko ngora akabyiniriro ariko ni izina ryanjye ubundi. Hariho abari bazi rero ko ubundi witwa Yohana izina ry'umuryango, Maria rikaba ari nitwa Mukankuranga. Hariho n'ukuntu umuntu yumva ngo Yohana akagira ngo witwa izina ry'abagabo. Burya Yohani niryo ry'abagabo. Yohana ni iry'abagore cyangwa abakobwa. Niwe Jeanne. Niwe Jeanne n'umuhungu ni Jean. Umuhanzi Maria Yohana ubu atuye hehe muri Kigali? Muri Kigali nyine. Ariko mu bice bya Kagugu ahitwa Batsinda. Yego. Maria Yohana yavukiye hehe? Yavutse mu uhe mwaka? Nturabivamo. Navukiye nturabivamo. Ndakeka. Aho navukiye imyaka yanjye. Navukiye Ikibungo mu Burasirazuba. Iwacu ni Gisaka. Ubwo ni muri Kirehe cyangwa ni muri Ngoma? Oya. Ni muri Ngoma. Ubwo bishaka kuvuga ko Kibungo rwose. Ubwo bishatse kuvuga ko ari muri uriya mujyi wa Ngoma. Hari mu uhe mwaka? 1943. Mwari mutaraba. Oya ntabwo twajya kwirarira ngo tuvuge ngo twakabayeho. Ubwo bishatse kuvuga rero ko ugeze mu myaka 78. Tumaze kuganira n'abahanzi bagera kuri 40. Abahari n'abadahari ubwo tukavugisha abana babo. Ni wowe mukuru mu bahanzi bose tumaze kuba twaganira. Ni mukuru. Ni wowe mukuru. Umuntu duheruka kuganiriza ufite imyaka myinshi ni Makanyaga ariko nawe uramuruta. Maria Yohana ni mwene nde ku babyeyi bombi? Amazina amazina yabo bombi. Ndwa Faustine Gacinya. Yego. Data. Na mama. Burya kubera n'uburinganire iyo twirenganyije umubyeyi w'umumama kandi ari we warakoze akazi gakomeye cyane burya
Nyiragamana Euphrasie. Ego ubu ntabwo ku muntu ufite imyaka 78 ntabwo twamubaza ngo ababyeyi bariho. Ni ibintu barashaje ariko nagize amahirwe bashaje duhungutse. Turakingira iwabo turakingira inaha mu Rwanda. Nukuri bari bageze mu myaka ingaho ubwo? Papa yari afite 104. Mama yagiye vuba. Yari afite 86. Mukecuru nawe watabarutse nyuma? Nyuma. Papa niwe wabanje. Mariya Yohana yavutse mu bavandimwe bangahe? 12 ngira ngo. Nk'intumwa za Yezu. Ariko twese abenshi baratabarutse. Turi batandatu. Barahari batandatu? Abakobwa 3 n'abahungu 3. Harimo buriya bigize babahanzi ku rwego rwatuma igihugu kibamenya, ku buryo tuvuga ngo dore umuvandimwe wa Mariya Yohana nuri uri kuririmba, cyangwa ubundi buhanzi butandukanye baba barakoze? Twararirimbanaga gusa narabigisha kuko nari mukuru kuri. Nabo kuririmba barabizi cyangwa bari babizi abari bariho? Abariho bari babizi ariko bitagiye ahagaragara cyane nk'uko nabikoze. Ahangaha rero ukurikije ubuhanzi bw'umuntu, umuntu ahita avuga ngo Mariya Yohana yize ibiki, yize hehe? Duhereye nko ku mashuri abanza. Amashuri abanza yize Izaza. Ni misiyoni ya Zaza yari hirya nyine ahitwa Izaza, hari mu mirenge. Sheferi yaho. Yego. Noneho ngeze mu mwaka wa 5 uko mu gihe cyacu umwaka wa 5 niho twakoreraga ikizamini kijyana mu mashuri makuru. Ibyo bintu byigeze bibaho uko umwaka wa 5 ufatwa nk'urangije icyiciro? Yego, niko twabigenza, niko byari bimeze. Noneho ubwo ndafunda kujya kwiga Isave mu majyepfo. Mu majyepfo. Ariko sinaharangirije. Ntabwo nagize ubuzima bwiza bwaho. Ababikira bahereye ko bangarura Izaza. Ubwo umuntu misengera amatsiko, byari ukubera ikirere, byari ukubera iki utagira ubuzima bwiza ku Isave mu babikira tuzi ko barera? Nagiraga amagara akomeye cyane. Nagiraga urubavu ruto birenze. Noneho birananira kuhaba. Nkajya ndwaragurikanya bangarura amabikira Izaza nyine bariho nza kwiga. Wari ugeze mu wa kangahe? Ntabwo hamaze n'umwaka Isave? Nahamaze umwaka. Ugiye mu wa mbere urawurangiza? Nagiye muri Ecole Normale. Hanyuma mvuyeyo nsanga mu mashuri yacu twebwe hari Ecole Ménagère primaire abari njyamo. Uhita utangira mu wa mbere? Wahise utangira nanone mu wa mbere cyangwa wakomereje ko mu wa kabiri? Nakomereje mu wa mbere kuko amasomo twigaga muri Ecole Normale ntabwo byari bivanye na Ecole Ménagère. Byari kwiga ibintu bifatikanyije ari ibyo by'ubwenge n'imyuga, tuvuge nko kudoda, guteka, guhinga. Ibintu ababikira bakundaga kwigisha cyane, bigisha cyane cyane ko byari ishuri ry'abakobwa. Nahize imyaka 3. Ukundi nayo narabigiriye. Yego. Havuye igihe mu Rwanda bari batarabona abarimu cyane mu mashuri n'abarimu kazi. Yego. Ecole Normale yari make. Nk'iwacu Izaza hari iry'abahungu gusa. Ariko Ecole Normale hindi hari Izaza. Hari ni Muramba, hari ibindi. Bigishwagamo nanone n'ababikira b'abazungu.
bakigisha rero iyo mikoro yitwaga eyati. yego. mikoro nyine ryo kwigisha abazaba barimo. noneho turangije twebwe kuko twari turangije mbere, batangira kuduha amasomo yo kwigisha. bakajya batwigisha kandi tukigisha no mu mashuri. natangiriye kwigisha rero i Rwamagana. muri primaire? muri primaire. nahigishije kugeza muri 60 ndahava. nanone baranamutasiyo kwigisha iwacu Kibungo nanone. ubwo twagira ngo noneho udusangize urwo rugendo rw'ubuzima rutugeza kuri Mariya Yohana twaje kumenya nk'umuhanzi. noneho twinjire mu buhanzi ariko twamukurikiranye gutyo, mbese tukamenya Mariya Yohana ni noneho ubwo rero mu kwigisha kubera abanyeshuri niho natangiriye kujya indirimba. yego. kwigisha abana turirimbo kubera ko natwe ababikira bari baratwigishije. nkomerezaho nterero, nkomerezaho ubuhanzi. yego. ariko bidakabije byo mu myaka yacu. ariko muri 61 nashatse. nibwo washinze urugo? yego. Mariya yarushinganye nande? Magaruka Demokarasi. mwabyaranye abana bangahe? babyaranye abana 3. hari ababa bakiriho? ni ingaruka z'ubuhunzi, barapfuye. ubwo muri 61 natinze nyine inaha mu Rwanda ishira nibwo nabyaye. yakunda hunga muri uwo mwaka 61. mu kwezi kwa 8 twavuye mu Rwanda. n'ababyeyi bawe cyangwa n'urugo? narashatse nari nkiri iwacu sifuya. ababyeyi banyuze ukwabo nanjye nyiri ukwanjye n'uwo twari twashaka. ubwo wowe wagiye mu kihe gihugu? ababyeyi bajya mu kihe? njye nagiye muri Uganda, ababyeyi bajya i Burundi. tugira ngo twinjire noneho ko wakomeje gukora ubuhanzi ugeze na Uganda. ariko ni byiza ko tujya ducishamo nk'indirimbo ya Mariya Yohana kugira ngo abantu bumve umuntu turimo kuganiraho. tugiye gushyiramo indirimbo imwe yawe, hasigaye noneho dukomeze tuganire. ndazizi. hari indirimbo Intsinzi, biragoye kugira ngo uzabone umunyarwanda utayizi. hari Komeza Ibirindiro, hariyo nanone uvuga ngo Shimwa Yezu. twakaraguye twose birahwimwe n'undi. reka noneho nkubwire indirimbo nanone ya nkomanze ku mutima cyane. indirimbo uvuga ngo narigunze, ariko iriya ndirimbo ni nziza cyane. wayikunze cyane, bikomeye cyane. ikiriho ndayikurikiye. narigunze narihereye ariko sinzasubira, nawe ntusubire. turi kuganira n'umuhanzi ukomeye cyane, ni umunyabigwi Mariya Yohana, ari kutubwira inzira ye ndende yo kugira ngo abe uyu muhanzi dusanzwe tuzi. noneho reka twongeye tumwakire ku murongo wa telefone. mwiza dutaramyeho twawuhariye ngombwa muri twenye, apfumbatijwe ingabo y'u Rwanda, birakwiye nanone n'igihe yarahiye mu izina ry'Iyaturemye. iyi ndirimbo nanone iriya ndirimbo yabanje nanone ngo si nkigunga
izina ryayo nyakuri ni iyihe? Narigunze. Iyi ndirimbo wayihimbye ryari? Njyewe ntabwo nari nyizi kandi ubundi nkunda gukurikira. Ntabwo wari uyizi, nyinshi zanjye ntabwo bazizi abantu. Dusabwe kuzimenya. Izi ndirimbo zirimo impanuro nyinshi cyane. Uvuga kuntu wagiye ahantu ukajya ahandi ukagira gutya mu muturanyi ukumva ukabona ifoto yabyo, ubona we filime yurimo kuba ari no nkuru mwino ndirimbo. Ndashaka kuzikorera amashusho ngo zizajya ahagaragara. Twari tumaze kugera muri Uganda mu buhunzi, rero ubwo niho twari tugeze, ndagira ngo dukomereze aho ngaho noneho. Nuko nagezeyo turi impunzi twese. Hari ibindi se umuntu yavugaho? Mu buzima bw'ubuhunzi ndagira ngo dusangize niba ubuhanzi bwaremeraga gukoreka n'ubwo umuntu yabaga ari impunzi. Ubuhunzi murabizi ko ubuhunzi busharira. Yego, burasharira. Burimo kwihera, burimo kwigunga, burimo kuyoberwa. Ariko no cyane cyane ko natwe twavuye na turi n'abakuru. Wabona abana byari batazi iwanyu, batazi nabo inkomoko yabo, nabyo bikakubabaza. Ariko twe twarabyakiraga tukumva tugomba gukora ibishoboka byose ngo turiho. Nubwo twari dufite igihugu kidufasha kitugaburira, ariko ahanini amaboko yacu natwe yaradutungaga. Ntabwo twabagaho twicaye ngo turatungwa n'abatugaburira, twayanahingaga. Hari ubutaka bwo guhinga cyane, baduhaga aho duhinga. Nyine twabaga muri twabaga dufite inyuma cyangwa se imbere yacu baraduhaye aho ibisambu byo guhinga, tugahinga rero. Ntabwo ari nka gutya abantu bavuga ngo barajya gufata ibigori kuri HCR. Ariko ishema cyangwa ubutwari bw'Abanyarwanda baduhaga n'ibyo bigori, ariko ugatoranyamo imbuto. Ugahinga ibishyimbo ugatoranyamo imbuto, tugahinga, kandi n'ibyo bikadutunga, bikadutungira abana. Burya ubuhanzi cyangwa se n'ibitaramo biraruhura mu mutwe, cyangwa abantu bahuriye hamwe bahuje umuco n'ubundi b'Abanyarwanda. Ibyerekeranye n'ibihangano aho mwarabikoze? Twarabikoze nyine uko twagezeyo tugira amahirwe, kubera udupapuro twacu twakuye ino ari certificate, ari diplome. Ubushake batubonanaga bw'uko abana bacu bagomba kwiga, dushaka ko abana biga ntibazabe ibigoryi cyangwa ngo baziba abanyamahanga bazatwica. Baduhaye amashuri y'abana, nuko twayatangiye kubyishakishiriza natwe. Noneho baduha n'imirimo rero. Nanone subira mu ishuri ndigisha. Wigishaga Abanyarwanda cyangwa se wigishaga wenda n'abana b'Abagande? Bose. Mwahuriraga mu ishuri mwese ku kigo gisanzwe? Bari baratwubakiye ikigo cyajyagamo abana bacu nyine n'ababo. Noneho tukabigishiriza hamwe. Ko wavuye mu Rwanda wize mu Gifaransa, ndakeka umuntu wize kiragiye Igifaransa wari ukizi, ndakeka n'ubu ngubu urakizi gikeya. Cyuko utangisha cyane, ariko kandi ntibyatubujije gukoresha ururimi rwacu. Twarwanaga no ku rurimi rwacu ngo abana bacu barumenye, kandi bige mu Kinyarwanda, tuvuge ibyo bumva, n'abandi nabo bakabyiga. Ariko kandi tukongera tukiga n'ururimi rwabo, kugira ngo n'abana babo bige nabo. Uravuga mu Cyongereza cyangwa mu Kigande? Si Ikigande, habagamo ibice. Twari ahantu hitwa muri Ankore. Aho rero aho mu Banyankore bafite ururimi rwabo.
ikigande kivugwa n'abagande bari mu Bugande, nabo bakamenya ikinyarwanda, abana bacu bakamenya n'abandi bakamenya. Yego. Ariko twari dufitemo n'abana bacu bakuru bavuye no bazi Igifaransa. Yego. Biraborohera kumenya Icyongereza. Nabo rero bakajya bigisha Icyongereza mu mashuri. Mu mashuri abakuru. Yego. Ubu akazi wakoze icyo gihe cyose wabayeho n'ubwarimu gusa? Nta kandi. Ni ukwigisha? Ni ukwigisha. Nkeka byaragufashije cyane ariko? Ni ngombwa. Byaradufashaga, twabonaga duke ariko tukatwakira uko turi. Aho hantu ni kure bingana icyo uvuye ku mupaka w'u Rwanda ko nko ku muntu utahazi? Utahazi twe twari hafi ariko bitari cyane. Ni nko kuva i Kigali ukagera i Butare? Butare ni bugufi. Ni kure. Ni hite nkugera noneho reka twinjire mu byerekeranye n'ubuhanzi. Imyidagaduro yabaga imeze gute mu buhunzi? Hari amatorero yabaga hari imiziki yabaga ihari, byari bimeze bite ku byerekeranye n'ubuhanzi? Nta miziki. Nta miziki yindi yari ihari. Ibi bya gitari reka da? Ariko se mu buhunzi bujya muri urwo? Ntabyo twari dufite bene ibyo. Ariko twari twihagije, ibyo twakoraga byari bihagije by'iwacu. Twari muri rya shyaka ry'uko abana bacu batazata umuco. Tukabigisha kubyina, abahungu bakiga guhamiriza. Tubirwanaho kandi tuyifatanya n'ahandi n'ibyo bindi biga by'ubwenge, ariko n'umuco wacu tutawureka. Noneho bwa buhanzi bashakaga bijya muri ibyo, ariko bakiga n'utundi turirimbo tw'abana tw'ishuri. Yego. Hanyuma twari dufite umunsi mukuru uba rimwe mu mwaka w'impunzi ku isi hose, itariki 20 z'ukwa gatandatu. Noneho rero nabwo uko za kampu zari zimeze hamwe aho ngaho muri Ankore aho twari dufite amakampu 2 ahitwa Nshungerezi na Nyakivale. Noneho rero uwo munsi tukagira igihe rero tugahurira hamwe, bamwe bagafata ahabo natwe tugafata hacu. Amashuri uko angana kose bose bakaba bafite icyo gikorwa cy'uko abana bagomba kumenya indirimbo no kumvisha abana ko tutari iwacu, ari indirimbo y'impunzi twebwe. Iyo ndirimbo waba uyibuka wenda nk'indirimbo yaririmbwaga cyane yigishwaga abana icyo gihe? Ndayigira tuzi niba nari ngiye kuvuga ngo ririmbaho, nuko numva ndabitinya. Ubitinye iki? Ko wandaje ku ijoro nanone ubitinye iki? Iyo yonyine izindi uzajya uzishakira uzikire. Oya niyo nta kibazo rwose. Iyo yaravugaga ngo maze imyaka 20 undi nkanjye amaze 14, abo hagati n'abari inyuma yayo, ntawugishimishwa no kuba impunzi. Icyamara agahinda yoho n'icyanyereka iwacu. Ageze mu mwaka wa 3 banza, ngakunda gutaramana na sogokuru, akambwira ubwiza ibyiza by'u Rwanda,
niwe wansobanuriye ko ari iwacu. Yohone cyane iwacu ngo hari imirambi yarambagiwe n'inyambo, aho barambyaga ntibazabirambirwe. Ku itetero hateranirwaga n'ingenzi, aho hose haritswe n'ifundi, aho hose habaye amatongo. Icyamara agahinda, yohone cyane reka iwacu. Ngaho tujya inama, duhuze imigambi, duhuze ijambo, tureke kujijirwa. 30 ishize y'agahuniko, intwaro y'umutima iseberera amaganya. Indende. Hari ukuntu rero buriya wenda umuntu ajya yimenya, ariko hari n'ukuntu umuntu abandi bamumenya, cyangwa akagira icyo abafasha. Kuntu uririmba utuje ugize gute bigera mu ntuza mu turandaryi mu mitsi mu mitsi yo kumva umubiri wose birimo kugenda ukabyumva. Yo kumva bimeze ukuntu. Hari ahantu igitero cya nyuma kivuga ngo gifite agasambi, yewe wampikirago, mbonye udushyimbo ariko nabuze icyungo, mbuze akabando ngo nzamuke mu rweya, umuseke weya n'abangezi iwacu, umuseke weya n'abangezi iwacu. Narangije. Iyi ndirimbo wumva ko iteye agahinda. Natwe twaririmbaga ku munsi wo kwibuka ko turi impunzi. Ni ukuvuga ngo abantu benshi barayizi ino ndirimbo. Ntabwo ari cyane, kereka abona yigishije ari abana mu mashuri. Yo iyi ndirimbo iba kuri YouTube? Oya. Kubera iki indirimbo nk'iyi ngiyi? Kubera iki itaba kuri YouTube? Kubera iki ko abantu bahise banyerekera bati iyo ndirimbo bati turi kwishaka ntituyibone, natubwira izina. Iyo ntabwo iri kuri YouTube. Irahari iririmbye ikoze ku buryo bayishyiraho? Oya, ntayo mfite, ariko nzayibakiriraho. Oya, ni ukuri uzaba ukoze cyane. Nushaka uzareke kwishyiramo ibyuma, uyishyiremo iryo jwi gusa, abantu bazayikunda bikomeye cyane. Ni ukuri. Nzayibashyiriraho. Ubwo iyo ni imwe mu ndirimbo zarimbwaga muri ibyo bihe. Ubwo muri ibyo bihe by'ubuhunzi. hariho abantu benshi ubu ngubu bahise bayibuka. Benshi barayibuka. Mu bayimenye. Ubwo turacyakomeza noneho cya kintu cy'ubuhanzi. Noneho rero muri icyo gihe nyine nakubwira ko icyo gihe turi ku mashuri twigishaga ibyo, ako kacagamo ko karimwe mu mwaka, ariko hasigaye tugakomeza kwigisha umuco wacu, abantu bakabyina, ndetse abayobozi baza tugatarama tukabataramira, bagasanga amashuri yacu rwose afite ingufu mu byo dukora. Tukahamiriza tukabyina. Ni ukuvuga ko hari amatorero atandukanye? Twari dufite amatorero abiri. Hari ishuri rindi twari twegeranye, naryo ryari rifite itorero.
no ku ishuri ryanjye hakaba itorero. amazina y'amatorero ntabwo waba uyibuka wenda ngo tumenye niba yaba akiriho byose hagati twese twavugaga amaraba itorero amaraba sinzi n'utundi tuzina twatwitaga. Noneho no mu yindi kampu nabo bakagira bene ibyo. Mbese twasaga n'ababwirana abana bacu ntibazate umuco. nta torero wowe winjiyemo noneho ku giti cyawe ry'abantu bakuru kuko imyaka wari ufite wari mukuru? Nari mukuru. Navuye ko nagiye twakuye mu Rwanda n'aha ngaha. Ufite umwana? Ufite akana k'iminsi 8. Numva rero ko nagombaga nagaragara nako ndi mukuru. Hagiraga itorero ryo kubyiniramo. Ntabwo nabyinaga, narigishaga. Ubundi mu mibereho yawe mu bintu byerekeranye n'umuco nyarwanda wigeze kuvuga ko wari ufite intege nkeya, ntabwo wigeze ucinya akadiho ngo ube mu itorero rubyine, nta na hamwe wigeze ubikora? Mu matorero nk'uko yena habaho bagakubita akadiho bakigorora. Ibyo ni ibyo mu rugo. Twabikoraga turi mu rugo mukiri Kibungo, tukiri aha iwacu. Ibyo abantu bari mu rugo bakiri batarana. Ariko mu bindi wari witurije gutya? Naririmbaga nta nyine. Wihagarariye ugatuza? So ubundi wari wambonaho ndirimba? Kenshi. Ese si nkubaga niyo ndirimba? Oya, ariko ubona ko utuje mu kuntu nk'umuntu w'Imana. Amen. Utuje rwose ukabona ko bigusaba ko nawe umuntu adasaragurika akakumvira n'ubutumwa. Ni gutyo biba bimeze. N'ijwi ryawe kandi nawe birahuye neza. Reka. N'izina ubona ari wowe koko. Iyo ndirimba byitwa Mariya Yohana. Ku buryo umuntu avuze wenda akakwita nka ntuza nka dansira, ntabwo byaba ari byo, yaba ari kutubeshya. Ari byo nkwiye kwitwa nkajya mu madanse. Yewe. Ubwo ndi kukubaza noneho niba hari amatorero mwashinze akaza no gukomera aho ngaho? Twakomeje utwo dutorero tw'abana n'abakuru ariko n'abakuru, abakobwa bakuru nabo barazaga. Ariko byose twabikoraga mu bintu bidafashe ariko bishaka kwigishiriza abantu ngo ntibagate umuco gusa. Ariko nyuma yaho nibwo twashatse indirimbo z'abana bacu bari bagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo nahagana muri hafi 90 igiye kugera? Igiye kugera. Mutangira guhimba indirimbo? Tangira guhimba, ariko turazihimba twiyicariye mu rugo. Nanone nta tegeko rituriho. Wowe nande n'abandi bantu cyangwa ni itorero? Reka n'abandi, nta torero. Abantu baricaraga bagahimba indirimbo kuko twe twari tuzi icyo tuvuga. Mwahimbye iyihe rero? Bamaze gufata umugambi wo kugenda biyemeje ubuto bwabo babugeneye u Rwanda n'amaraso ndetse n'Imana ibahereyemo imigisha. Naravuze ngo turatashye Inkotanyi z'amarere. Hari indirimbo yitwa gutyo cyane reka hari yitwa reka ndatutwara b'Inkotanyi, niyo ngiyo? Oya, ahubwo ngo turatashye Inkotanyi z'amarere. Iyo ngiye urumva ko yakurikira iyo ngiyo. Ariko ari ukubasingiza nyine kubera ubugabo bagize. Ariko ubwo hari wenda wageraho gatoya kuko kugira ngo abantu bahite bayibuka.
nakubwiye ko uzazi gushakira. erega ubu ngubu noneho ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'abantu benshi bari kutwumva. Yego kandi bari mu gihugu hose, bari mu mikoro atandukanye. Birumvikana kandi turatashye inkotanyi z'amarere, turatashye inkotanyi z'amarere, twagira Meja Paul inkotanyi mu bahutu, turatashye. Si ugusuzugura perezida igihe yari Meja, yari Major. uwamuvuzemo twagira Meja Paul inkotanyi mu bahungu. Urwamo rwabo bageze ku mupaka, ingabo z'u Rwanda bakwirwimishwa, babati mugira amahoro turi bene wanyu, turatashye, turatashye inkotanyi z'amarere, turatashye inkotanyi z'amarere, twagira Meja Paul inkotanyi mu bahungu, turatashye, n'ibindi byinshi. iyi ndirimbo niyo muhe mwaka? Niwo muri 90. Muri 90. Mu bihe bya mbere ubu birumvikana bakinjira mu gihugu. Bishatse kuvuga ko ari ya mbere y'intsinzi cyane. Harimo ikintu uvuze ngo bageze ku mupaka, ngo ingabo z'u Rwanda bakwirwa imishwaro bati turashize. Abandi barababwira bati nimugira amahoro turi bene wanyu, turatashye. Ariko urumva umutima wa gihanzi ukuntu uba utekereza, urumva ikintu uba urimo kurema mu bantu, uwumvise iyo ndirimbo ukuntu ahita avuga ati nuko niko bimeze. Ubwo rero turakomeje, ndagira ngo tugere ku ndirimbo noneho. Ariko hari itsinda mwabayemo cyangwa se itorero? Ubwo hagati aho ubwo iyo niyo mu rugo turi hamwe, ndi hamwe n'abana banjye. Twiririmbira gusa. Ntukuvuga ko itavuye mu rugo se ngo igere hanze? Yagiye hanze n'ibyo nari ngiye kukubwira. Yahageze ite kandi nta masitidiyo yarahari ngo ajye ntayo nyine, twararirimbaga tukabika, tukaririmba tukabika. Mukifata amajwi cyangwa mukabifata mu mutwe? Tukabifata mu mutwe, tukandika impapuro tukabishyira mu dukarini cyangwa udukayi. Noneho rero igihe kiragera cyo gufasha abana, nyine bageze ku rugamba byarangiye. Noneho ariko dukomeza indirimbo zacu izo twari dufite, turazihanga, n'abandi nabo barahanga. Zigegenye hari n'abandi twafatanyije. Noneho ubwo duhera ko turifatanya, dukora itorero rimwe. Itorero ryiswe ngo iki? Indahemuka. Indahemuka ubwo ryashinzwe muri 90 gutyo? 92 ngira ngo. Cyangwa erega ni kera, uzi imyaka tumaze. Ariko ni muri za 90 aho hatangira. 91. Kabiri dukomezaho na gatatu na kane byo. Watwibutsa abantu babaye mu Ndahemuka z'icyo gihe? Twari benshi. Twari rikomeye rwose ry'abantu, abana bavuye impande zose. Harimo abatorokaga inaha. Harimo abantu hari n'abaturukaga mu Rwanda bakarijyamo? Baratorokaga inaha bakaza. Bakadusanga. Ni bande bazwe mu buhanzi babaye mu Ndahemuka? Ndahera kuri ndetse ko turi benshi. Kandi bamwe baracyariho, abandi bari za Canada, abandi muri Amerika. Kuko bamwe barashatse, abandi nako bose benshi barashatse. Ndakubwira witwa Mukantabana Aline, hari na Sambi Ntore, yego, hari Murayire Prote, hari Kayitesi Esperance, hari Karigirwa Charlotte, hari Mukabaranga Florida. Abo bakora ubuhanzi ko ndi kumva bamwe ntari kubamenya? Ushobora kubamenya. Turi benshi.
ubwo abenshi twaracecetse igihe kunakomerejeho. Ese Muyango ntabwo yabayemo nawe? Yari i Burayi nabo bari bafite itorero ryabo, bari bafite amatorero yabo na ba Kayirebwa abo ngabo. Ni benshi ntabwo nabarondora. Indirimbo Intsinzi wayihimbye ryari, yaje ite, wumva harimo guhanura ko intsinzi ibaye? Nuko wabonaga urugamba rurimo kugenda neza cyangwa nuko byakujemo gusa? Abantu bashobora kwibaza. Nibyo. Abenshi baravuga ngo nararaguzaga nk'uko nabitangiye, ngo ndaraguza umutwe. Ngo ndaraguza umutwe ndateye inzuzi, bakibwira ko nari umupagani kandi natigeze. Ahubwo iyo ushaka gutangira ikintu neza, ushaka aho utangirira kugira ngo bigaragare ko icyo kintu ukibonamo intsinzi. Nahereye mu bya kera ko baraguzaga bagatera inzuzi, ndetse iteka mu kuraguza kwabo basoherezaga mu kuvuga ngo nitugira Imana y'u Rwanda, cyangwa nugira Imana y'u Rwanda iyi ntsinzi izakugirira itya. Nanjye rero niho natangiriye ko numvaga babivuga. Ubwo rero tubonye abana bagumya ku rugamba, ntawagarutse avuga ati turapfuye turashize, ntabwo tukibayeho, abandi bamwe bapfuye cyangwa abandi bagize bati oya, ukabona ko babana bagiye biyemeje koko. Ubwo hano umuntu ahita yibaza, urugamba rwari rugeze he? Bari bamaze kwigarurira ibice bingana gute by'igihugu? nta na kimwe twari tuzi. Mwebwe baragendaga gusa. Nayishatse muri igihe cyenyine ngatanyije n'umwana wanjye w'umukobwa. Uyihanga wibereye iriya n'ubundi ntabwo waba ubizi neza, nuko wumvaga ko wabonaga ari basaza bari baragiye, nta wagarutse batubwira ati bimeze bitya, bamwe barapfuye turaje natwe tuyiziye. Oya, bakomerejeho. Noneho rero twe twishakira intsinzi, turabihimba rero. Nta yandi makuru wenda yo kuvuga ngo bimeze bitya ngo twafasha? Nta n'ibyo twari tuzi ko bapfuye cyangwa bakiriho. Nuko harimo icyizere cy'uko ubwo batagarutse barakomeje. Gupfa byo bigomba kubaho, kubera ko iyo uri ku rugamba ni hamana, ushobora kukuruka cyangwa rukakuhitana. Hari bivuze ko hariyo muri 91 ariko 92 igenda irunguruka imenyekana, hanyuma 93 iramenyekana, noneho ijya hanze. Indirimbo yacaga ku hehe kuri radio? Nta radio yacagaho muri iyo myaka? Nta radio yahese mwana wa Muhabura nzi ko yari iriho. Kuri Muhabura bayumviseho rimwe ngira ngo cyangwa kabiri, hasigaye uyisohora ko nta mikoro yari ahari cyangwa se izo za studio, yasohotse mu byuma, yasohotse mu majwi gusa uyirimba bwa mbere? Twabanje kuyisohora mu majwi, nyuma yaho rero dushakira uko tujya mu byuma zose wumvaga. Ni ukuvuga ngo yasohotse mu byuma nko muri 90 na kangahe? Na kabiri. Yego. Yewe mu buhanzi bwawe ni iki wenda cyakugoye nk'umuntu w'umukobwa, nk'umugore, nk'umubyeyi,
ubona ari iki cyakugoye nanone ubuhanzi tukahita tukubaza ngo ni iki bwagufashije iki mu mibereho? mu buhanzi nta cyangoye kuko ntabwo nashakaga ibyuma, nashakaga iki, naririmba gusa nagira imana kuko twari nari mfite abana mu rugo bakazifata tukazaziririmba noneho nkazazigisha n'abandi bakanyigisha izabo nanjye nkazifata. Nta cyangoye. Kugeza ubu ubara ko umaze kugira indirimbo nka zingahe? Nkubwije ukuri ntabwo nzi umubare, niko ntabwo nitayeho kuzibara ngo mvuge ngo izi ni izanjye, kuko nageze aho nzifatanya n'abandi bituma ntavuga ngo izanjye ni izi, ziriya ni izuriya. Twarafatanyije. Yego umuntu ntayoberwa toya y'indirimbo ye, ariko kandi twasaga n'abafatanyije. Ubuhanzi ubona bwarakugejeje ku kihe kintu wumva gikomeye mu buzima? Bwagufashije iki mu buzima? Kuba burya umuhanzi birashoboka abatandukanye cyane n'utarabaye umuhanzi, baba batandukanye. Wowe ubona bwaragufashije iki rero mu buzima? Sinamenyekanye se? Yego. Naranze. Niba banyita umuhanzi, niba ndi Sagihobe. Oya ntawe wabitinyuka. Ndi umuhanzi ukomeye cyane. Ni nayo mpamvu uri hano. nagize amahirwe yuko nakomejeho kandi ngataha nizeye intsinzi yanjye, numva iraririmbwa, abantu barayikunda, kandi ituma tugira n'imbaraga zo gutaha. Turataha turi mu ntsinzi. Hari ikintu abantu bari bambajije bati ntabwo amubaje niba umusaza akiriho uwo mwashakanye. Yaratabarutse. Mani mwakire. Bari bambajije ngo nkubaze ngo usengera muri hedini? Mu Katolika. Yego. We turimo gusoza, umuhanzi nyawe ubona akwiye kwitwara nka gute? Umuhanzi mwiza cyambere akunda igihugu cye. Yego. Ashobora kuririmba indirimbo ashaka zose, ariko ntakibagirwa aho yavutse. Ndetse ni gakondo. Mu Rwanda nta handi. Ushatse kuvuga umuhanzi akwiye kuririmba ibintu byose ashaka, ariko ntakibagirwe igihugu cye. Nibura azabonemo n'indirimbo ivuga igihugu cye. Igihugu cye ni ukuri. Numva ari amahirwe kumva mu ndirimbo ze afitemo indirimbo y'u Rwanda, aririmba mu Rwanda, aririmbamo ibyo tugezeho, aririmbamo amahoro dufite, aririmbamo mbese uko twifashe. Dufite byinshi byiza bidakwiye kubura mu byo turirimba. Dusoza, tugukeneho nk'inama, nk'umuntu w'umubyeyi mukuru mu bahanzi, umuntu ashatse kwita ko uri mama w'abahanzi, kuko mu myaka ufite mu Rwanda birashoboka ko waba uri nawe muhanzi mukuru mu myaka ugereranyije nuko nabo tumaze kuganira, nuko ndi kugenda mbikurikirana. Tugukeneyeho inama rero watanga nko ku bahanzi bato bari kwinjira mu buhanzi bwo muri iki gihe tugezemo. Abahanzi bato rero burya mbakunda bibi. Cyambere nuko badata impano yabo. Burya iyo ukurikiranye ikintu ukakigeraho ubutsinze igitego. Yego. Cyambere ni ukudapfobya impano zabo. Nk'uko wiga waba ushoboye kumenya kwigisha ikintu
ukagikurikiza, ukaba umuganga, ukaba umwarimu, ukaba umuhinzi se, ukagira uti no kuririmba niko bisa. Niba ufite iyo mpano, ndabashima ko impano yabo bayikoresha cyane, ariko kandi bazabigira byiza kurushaho nk'uko nabivuze. Baririmbe iwabo, baririmbe igihugu, bagitake, mbese n'abandi bajye babyumva nk'uko twumva indirimbo zabo nziza ziri mu byuma, n'aba bandi bazazumva, abandi batari abacu bazumvemo, harimo bavuga ko u Rwanda ari igitangaza, baririmba mu Cyongereza, baririmba mu Binyarwanda nk'uko natwe turirimba mu Byongereza tutazi, n'abakuru natwe tukumva dukunze iyo njyana, ariko iyo njyana irimo igihugu, bavuga ubutwari bw'u Rwanda, bavuge batuvuge cyangwa bivuge. Yego, bivugiye nabo. Amasaha twagutwaye ni menshi cyane, kandi wakoze kwigomwa. Nkeka ko ubundi aya masaha uba wasinziriye. Muzayariha. Birumvikana guze. Turagushimiye Mariya Yohana. Amen. Imana ikomeze kurinde rwose, ibane nawe, kandi tugushimiye ku musanzu watanze ku gihugu. Yego. Imana ikurinde. Urakoze, nuko namwe mu ijoro ryiza, namwe mukomeze mukundi wanyu aho muvuka. Yego ntako bisa. Maze uramuke, reka duhitemo imwe mu ndirimbo, maze iguherekeze mu imwe mu ndirimbo waririmbye. Yawushyireho n'undi. Iyo wakunda. Yego. Iyi ndirimbo iratangira ngo umunsi mwiza dutaramyeho, yitwa ngo icy'ubundi? Perezida yatsinze. Yego, yatsinze amatora. Reka tuyumve noneho tuyisangire n'Abanyarwanda. Yego. Uyu munsi mwiza dutaramyeho, twawuhariye ngombwa muri twenye, apfumbatijwe ingabo y'u Rwanda, birakwiye nanone n'igihe. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere.